kimukomere ku muheto ubanza agahuru k'imbwa kagiye gushya. Koze cyane Hakuzimana, agahuru karatukuye kera. Bwana Matata n'abandi turi kumwe dufatanyije tugiye kuganira ku kibazo cya mafiya. Tumaze iminsi twivugira cyane cyane kuri politike y'agatsiko, tuvuga uburyo irenganya abanyarwanda, tuvuga ibibazo byinshi birimo akarengane kari mu Rwanda. Hanyuma ibiganiro bisa n'ibireba kuri bivuga ku bujura bw'agatsiko, kuri mafiya, ku bugegera, ntabwo twari tumaze iminsi tutabikoraho. Uyu munsi rero turagarutse. Tubera iki tugarutse? Twongera kwibutsa abanyarwanda ubwo bujura. Nuko twarebye tugasanga akenshi ubu mu Rwanda harimo haravugwa ko u Rwanda ruri mu bihugu 17 ku isi bikennye bya nyuma by'ibitindi ku isi, cyangwa ibihanya, ibihugu by'ibihanya nk'uko bajya babishyira muri za kategori. Hanyuma abantu bakibwira ko bijyanye n'iby'agatsiko kavuga, ubujura, plutôt covid, intambara, ibiki, imipaka, ibyo byose twararebye dusanga ahubwo bikubiye, ubu bukene buri hano bukubiye mu ruhererekane rw'ibibazo twagiye tuvuga, ariko agatsiko kagakomeza kabipfundikizwa umutemeri, kabeshya ngo ibibazo nta bihari, ngo u Rwanda ngo ruri mu nzira y'amajyambere, ngo u Rwanda rurimo kwiteza imbere. Bakagenda bagaha umuntu udufaranga ukora mu bigo runaka, za index zikaza zita u Rwanda nicyo gihugu cya mbere gifite umujyi ufite isuku. Noneho abantu bagaherera muri ibyo by'amasuku, muri ibyo by'intuza, abantu bakibagirwa ko ibibazo twavuze by'inzara mu gihugu bikomeje kuba akarande. Noneho bigaterwa n'iki? Izo nzara zigaterwa n'iki? Nibyo tugiye kuganiraho. Iyo nzara iraterwa n'iki? Ko yabaye akarande. Ese byagenze bite? Twakomeje tugenda tuvuga privatisation, tukavuga ubarwara amavunja, tukavuga imishinga y'abaringa, tukavuga imishahara y'ikirenga, tukavuga ubujura bukorwa n'agatsiko cyangwa se abashumba b'agatsiko. Ibyo abantu twabivuga bakibwira ngo ni ugusebanya. Byahindutsemo n'imvugo y'abanyapolitike b'agatsiko, ngo babandi basebya igihugu, ngo babandi batuka leta. Bihinduka imvugo, bihinduka ibitekerezo. Ugiye kuvuga wese ngo babandi basebya leta. Bya bindi tuvuga biragarutse uyu munsi. U Rwanda ruri mu bihugu 17 bikennye ku isi, biragarutse. Utabibona ninde? Rero imvugo z'agatsiko zijye zimenya yuko ngo burya ukuri kuratinda, ariko kugera aho ngaho kukaparisa, kukagaragara, izuba rigatamuruka, abantu bakabona ukuri. Umutwe w'amagambo wacu uravuga ngo agatsiko kicishije cyangwa kamarishije abanyarwanda inzara n'ubukene. Ibyo byose biragendana, ubukene, inzara, ibyo byose biragendana. Ibyo rero ni politike y'agatsiko yo kwicisha abanyarwanda inzara ku bushake, kuko u Rwanda nta mapfa yateyemo ngo tuvuge ngo hari inzara rusange, ni ku bushake. U Rwanda rufite byose, ariko agatsiko kiyemeje gufata ubukungu kakabushyira mu maboko ya bamwe, abandi kakabambura, bagasigara ari intuza ingarizi zitegereje ko bucya zigapfa cyangwa bakazisuka utuzi ku munwa, zikongera ejo zikagaruka. Nuko bimeze.